utarata ineza yawe Yezu, ninde utarata impuhwe zawe Mwami, n'urukundo rwawe rw'agahebuzo. Niduhimbaze isakramento rya batisimu, n'ikimenyetso cy'ivuka ryacu rishya. Ku buryo nk'indirimbo bita Ratasiyoni nayiririmbaga niga mu wa mbere primaire. Ni ukuvuga ngo inganzo ituruka mu muryango, inspiration buri ituruka mu muryango. Natangiye kwandika indirimbo muri 2008. 2008. Ariko urumva umwana avutse 2008 ubu umunsi arakuze cyane rwose. Yarampamagaye kubera ya ndirimbo Ratwa Yezu, ambwira ati ndishimye nubwo ntakuzi, iyo nyishyizemo numva hari ukuntu nduhutse. Icyo kintu rero kirakomeye. Yesi, reka tuhe ikaze abakunzi ba Emi Pro Media. Uyu munsi ntabwo bisanzwe, turi kumwe n'abanyabigwi mu muziki wa Kiliziya Gatolika iwacu mu Rwanda. Ni amateka adasanzwe, ariko mbere na mbere kamanze mbibutse ko kuri Emi Pro Media dufite serivisi zigiye zitandukanye. Bakunzi bacu rero, twabanye mu gihe cy'urugendo rurerure kandi mwaradukundiye muradukunda, natwe turabakunda. Uyu munsi rero kuri Emi Pro Media dufite serivisi zitandukanye. Hari abavandimwe bifuza kwamamaza, hano iwacu amarembo arafunguye. Wowe ufite business ntoya ndetse n'inini twifuza ko twakwamamariza, ariko ntabwo nibagiwe serivisi dutanga hano, yaba live streaming, wowe wagize ibirori byiza ndetse nawe wagize ibyago ukaba wapfushije wawe, rwose tugane tuguhe serivisi nziza. Waba wifuza kuba wakwiga, ushaka kugira ngo umenye kuba wakora umuziki, yaba mu buryo bwa production ndetse na video, hano kuri Emi Pro Media amarembo arafunguye. Tugane kuri nimero uri kubona kuri screen zawe, ubundi rwose tukubane nawe, kandi zira ko wowe uzagana Emi Pro Media nta gihombo uzagira kuko amarembo arafunguye. Reka me ikaze umuvandimwe wacu, tubahe ikaze hano turi kumwe n'umunyabigwi mu mateka y'umuziki wa Kiliziya Gatolika mu Rwanda. Reka nishimire kuza kubana nawe. Agiye gutangira twibwira, n'umubyeyi, n'umuvandimwe, aturutse muri diocese ya Nyundo, ariko bafite amateka yuko yanyuze muri diocese nyinshi zigiye zitandukanye hano iwacu mu Rwanda. Umusaza, tuguhaye ikaze. Amakuru Beza. Nabona urishimye, umeze bite se? Meze neza. Kigali ndabona wayitashyemo. Yego. Tumeze urumva turi mu kwezi kw'ibyishimo. Ari indirimbo ndakunda kumva, ibigo by'inkotanyi indirimbo urayizi? Ndayumva. Urayumva? Hari aho bajya baganira bakagira barya ati twarutashye. Nawe uyu munsi muri kapitale wagize muri hano muri studio ya Emi Pro Media, naho ngira amerwe kukusanga. Amakuru se bite, umeze neza? Ni meza, ariko nabanza nkakwibwira. Yego, ndaza kuza kugira umwe kugira ngo twibwire. Nagiye gutwibwira amakuru yawe bwite. Makuru yanjye ni meza, meze neza. Yego, urishimye, urasa neza. Yego. Ndagira tuganire mu buryo bwisumbuye ko bantu twibwira. Nitwa Hakizinshuti Alexis, ni umugabo ufite umugore umwe n'abana 3. Yego. Nakuza kuza kuvuga byinshi kuri wowe, nyango twibwirire. Uri umuhanzi muri Kiliziya Gatolika, umuhanzi ukomeye cyane. Abakunzi bacu kuri Emi Pro Media baragukurikiranye, abakunzi bacu hano kuri Patches TV baragukurikiranye. Rero tuganire byimbitse. Uri umuhanzi ariko uri n'umwanditsi. Byaje bite? Ni ukuvuga buriya inspiration zigenda zituruka ahantu hatandukanye, ariko byatangiriye buriya mu muryango, ku babyeyi. Buriya papa yaririmbaga, nubwo ari umusaza nyine araririmba, yadutozaga kuririmba tukiri bato, ku buryo nk'indirimbo bita Ratasiyoni nayiririmbaga niga mu wa mbere primaire. Ubwo rero ababyeyi bararirimbaga tubibakuraho, ariko naho by'umwihariko hakaba mukuru wanjye witwa Seyoboka Imana Inyasi, we yamenye umuziki imbere yanjye. Ni ukuvuga niyo wampaye inspiration, kwa kundi basiga umwana, navuga ko ariyo wansize anyereka ibyibanze, nanjye ngenda ninogereza. Si we wenyine, hari umupadiri ubu ngubu witwa Jean Damascene Ntakirutimana, donc twari duturanye, ye yabaga ari umudiyakoni yaje mu biruhuko, niyo banyigishaga, ntangira kwandika indirimbo akazikosora. Yeze no muri Kigali muri kaminuza mpura n'abandi bize mu maseminari, nge ntago nize mu seminari, bagenda bamfasha
nuko byagiye bikomeza no mu makorali atandukanye. Yego arwa kubaza amavu n'amavuko yawe ni muri diocese ukomokamo none twinje no mu buryo umuziki waje mu bihangano byawe. Ubu nivuka muri paruwasi ya Nkanka diocese ya Cyangugu. Yego. Yego. Nago byaba bitangaje cyane kubona umuvandimwe ukomoka muri diocese ya Nkanka tuze abavandimwe nka Oreste Niyonzima tuze abavandimwe muri diocese ya Cyangugu bakomeye cyane twavamo umuhanzi Yemi Pro nawe akomoka hariya. Nibyo. Yego si byose. Dufite n'abapadiri bakomeye cyane nyakwigendera umubyeyi wacu watabarutse Obardi nawe yakomokaga muri ya paruwasi. Yego. Ubuhanzi bwaje bite kugira ngo no ugire gutya ushyire indirimbo hanze? Ni ukuvuga nyine nk'uko nakubwiye inspiration twagiye tuzitandukanye. Ubwo nyuma yo kumenya solfège ubwo hari igihe umuntu yarebaga abandi bantu mbona umuntu ari kwandika nanjye ndatangira ndandika nakubwiye ko narandikaga nkazihaba zikosora ndetse akanangira inama tisimbere muri korali nkuru iwacu ku Nkanka bita korali Emmanuel. Ibihangano byatangiriye muri korali zo kuri Centrale. Noneho rero babona bigenda bizamuka nibwo batangiye kwiga n'izindi. Ubwo rero ngiye ahantu hatandukanye bagenda babikunda bikomeza bityo. Yego. Kuri Yemi Pro tugira umutumirwa w'umunsi. Niwe twifuje ko tuzakuza kuganira nawe kugira ngo noneho utange inspiration ku batoya bifuza ko batangira umuziki wabo yaba muri Grand Seminari aho no muri Petit Seminari. Ndagira ngo utubwire mu by'ukuri inganzo yakujemo gute kugira ngo umenye kuguma kuba umunyamuzika. Nkuko nabikubwiye kare ukuvuga ngo inganzo ituruka mu muryango. Inspiration buri ituruka mu muryango. Ababyeyi baradufashije cyane. Nakubwiye ko badufashaga kuririmba cyane cyane indirimbo zo mu gatabo k'umukristo. Bura turazizi twazimenye tukiri batoya. Naho byagiye bitangirira. Noneho tukajya tujya ku mashuri atandukanye aho twagiye twiga tukaba mu makorali haba kuri secondaire ndetse no kuri kaminuza. Mu by'ukuri nuko byagiye bigenda. Yego. Ariko nuko byaje ariko ndagira ngo tubwire mu by'ukuri inganzo ujya guhanga indirimbo yawe ya mbere. Watubikora bagufashe kugira ngo ukosore uwo muziki. Ujya kwinjira no sasa ngo tuvuga ngo umuziki wakiza gaturika hano iwacu mu Rwanda. Gatunagushimiye muri diocese ya Cyangugu ujye muri diocese ya Nyundo uraza kuza no tubyinjira mu mavu n'amavuko ya maparuwasi wagiye ufasha cyangwa se amakorali arimba mu maparuwasi wagiye ufasha uyu munsi nka kwiti cyawe. Uyu munsi kuva watangira guhimba indimo nyinshi wagiye usohora harimo izizwe ducuranga hano kuri Yemi Pro za kuri hano muri studio ya Yemi Pro. Uyu munsi ni iki cyagufashe kugira ngo utangire kuririmba unatubwe n'ukuntu umuziki wawe noneho aho uyu munsi ugeze? Yego murakoze cyane. Donc nyine ushobora kwandika indirimbo zikaguma aho ngaho ntagire n'uzamenya ko wazanditse kandi wenda zari zirimo ubutumwa bufasha abantu ndetse nawe bugufasha. Nibwo rero nafashe uwo mwanzuro nanjye ko wenda n'Imana yaramfashije ubushobozi burakunda bukeye umuntu aba afite ashobora gushyira ibihangano hanze. Ubwo rero navuga ko nyine iryo terambere ry'umuziki abahanzi bakuru banje basohoye indirimbo nanjye navuze ntireka ntera iyo ntambwe nuko byagenze. Yego. Reka manishimire umuvandimwe Vincent de Paul dufashije kuri kamera ndetse n'umuvandimwe Rukia nawe dufashije kuri kamera. Ariko guhanga ni kimwe ndetse no kwifuza ko ibihangano byawe byamenyekana. Byanyuze mu zihenzira kugira ngo ibihangano byawe bimenyekane. Navuga ko bitaramenyekana ku buryo bushimishije ariko ubwo ndashima Imana aho bigeze. Buriya hari amakorali atandukanye nagiye mbamo. Yego. Yaba iwacu kuri paruwasi ya Nkanka yaba yo nabayemo i Kigali ndetse no mu Ruhengeri by'umwihariko iwacu muri diocese ya Nyundo kuri paruwasi Stella Maris. Yego. Ba muri korali Magnificat. Ni korali ifite uruhare cyane muri uyu muziki mfite uko nibo batangiye kuririmba ibihangano byanjye muri Gisenyi. Byaririmbwaga iwacu ku Nkanka i Kigali ndetse no mu Ruhengeri. Yego. Ubwo rero biva muri Magnificat bikwira no mu yandi makorali. Ubwo niyo ni motivation. Yego. Urumva ya makorali ziririmba ziramenyekana. Ariko ari ziririmbwa mu makorali gusa ntushobora kujya muri studio
ushobora gusanga nyine zaguma aho ngaho kandi indirimbo ntago zifasha amakorari gusa yo mu gace kamwe. Indirimbo ni nta mupaka. Iyo mpamvu nafashe umwanzuro wo kujya muri studio by'umwihariko ntangirira nyine kwa Emi Pro. Yego. Nk'umuntu dukunda tumushoboye. Tumushimire. Yego. Urugendo rwo rutoroshye, hari imbogamizi wahuye nazo, hari ibibazo wahuye nabyo, kwandika indirimbo urara amajoro uzishyira ku mpapuro mu buryo butoroshye, imbogamizi zari nyinshi. Uyu munsi hari icyo wishimira kuzigisha amakorari, byagusabye imbaraga zingana gute? Imbogamizi zari nyinshi. Buriya mbere iterambere navuga ritarazamuka cyane, twandikishaga ikaramu nyine ku mpapuro. Byari bigoye, washoboraga kumara ukwezi uri kwandika indirimbo. Ariko ubu ngubu iterambere ryaraje, mudasobwa ikemura byinshi. Hari za porogaramu zandika amanota, nanjye nagerageje kubyitoza, ndagerageza nubwo bitarazamuka cyane, ndacyari gushyiramo imbaraga, ariko zikiza byaratworoheye kwandika indirimbo ku buryo urayandika bikamera neza bikihuta. Yego. Wabyumva yagira uburyo amarangamutima muzamo kuba mufite ubuhanga runaka mu ndimo zifasha abakristo mu gusingiza Imana. Uyu munsi hakaba ari inyungu wenda mutabikuramo cyangwa se kuba hari amananiza muhura nayo. Uyu munsi n'indirimbo umaje gushyira hanze, yaba izo wanditse zasohotse mu studio, yaba izo mwasohoye mu buryo bw'amashusho, n'indirimbo zingahe? Izo nanditse sinamenya neza, ariko nakora nka estimation. Yego. Wenda nabara nka 35. Hari iziba zitararirimbwa ziraho. Ngo ni kuva ryari? Natangiye kwandika indirimbo muri 2008. 2008. Ariko urumva umwana avutse 2008 ubu umunsi arakuze cyane rwose. Urumva ari mu myaka hafi igera muri 17. Mu myaka 17 18 uhanga ibihangano byawe, urumva ko bikomeye. Indirimbo 35 hari zageze hanze, hari zo wasohoye mu video, hari zo wasohoye mu audio. Uyu munsi ni izihe? Izo nasohoye ku buryo bw'amashusho n'amajwi, navuga ko ni nk'ebyiri. Yego. Imwe yitwa Ratwa Yezu, indi yitwa Iwawe ni Heza. Nanifuza ko nyine mumfasha zigakomeza kuzamuka. Ubwo hari n'izindi, hari n'indi yo kwibuka nakoze ya audio. Yego. Ubwo nayo nibinkundira nyine amashusho nayishobora kuzajya hanze. Izo nizo nashoboye gukora muri studio. Hari n'izindi makorari abaririmba, haba mu minsi mikuru ndetse no mu bihe bisanzwe bya kiliziya. Uko ubushobozi bwagenda buza niko twarushaho kuzikora kugira ngo zigere ku bantu benshi. By'umwihariko hari akantu kashimishije, nyuma yose yore zirandirimba ebyiri, hari umama wampamagaye w'inyamasheke ntanamuzi. Yego. Wagiye ubigira ibibazo mu rugo byo kubura urubyaro, agatwita indi kavamo. Yarampamagaye kubera yandirimbo Ratwa Yezu, ambwira ati ndishimye nubwo ntakuzi, iyo nyishyizemo numva hari ukuntu nduhutse. Icyo kintu rero kirakomeye. Urumva byarenze umuntu, nubwo nta mafaranga wavuga ngo byahita bizana, ariko buriya intego ya mbere hari ibyo bita ngo gusiga inkuru imusozi. Ntago umuntu abazinga azagenda ryari, ariko ugiye hari akantu wasize ku isi, nibura byaba ari byiza. Ibyo ubushobozi byo bigenda biza nyuma, ariko ntago watangira uvugamije amafaranga, wahita ucika intege. Yego. Bakunzi ba Emi Pro, reka tubitse ko twafunguye amarembo kubifuza kwamamaza hano iwacu, rwose amarembo arafunguye. Wareba inomero kubona kunyakira amashusho yawe, ariko utibagiwe no kuba wadusanga aho dukore hano mu Busanza. Abifuza kwiga multimedia audio production, ndavuga amakorari muri rusange, ndavuga abahanzi kwiti cyabo, rwose twafunguriye amarembo kuko hano imiryango irafunguye. Urifuza kwamamara mu buryo butandukanye, tugane hano kuri Emi Pro Media, rwose tugufashe. Emi Pro Media tuha ikaze abantu bose mutugana, yaba abifuza gukora audio, yaba ama video, yaba kwiga mu buryo bwa production, bwose turabafasha. Nawe nimushaka kumenyekana, tugane hano rwose, hamagara nimero kuko nakumenyekana amashusho yawe, turagufasha. Bakunze ba Patches TV rero, cyari kumwe n'umuvandimwe, tujya kuganira ku bihangano ndetse nuko umuziki ugomba kuzamuka, ndetse n'urugendo rutoroshye. Uyu munsi kuva muri diocese ya Cyangugu kujya muri diocese ya Nyundo n'urugendo rutoroshye. Uyu munsi hari ibihangano atubwira ko yahimbye kandi byafasha abantu. Hari indirimbo muzo waba warahimbye yaba yarafashije abantu kugira ngo utunyurizeho, kugira ngo n'abadukurikiye kuri Patches TV, abadukurikiye kuri Emi Pro,
iyo ndirimbo rwose bayumve mu buryo agace gatoya dufashe. Ego nk'uko nabikubwiye izo nakoze mu buryo bw'amashusho n'amajwi n'ebyiri, hari Ratwa Yezu na Iwawe ni heza. Ariko muri izi ebyiri kuko wenda twahereye kuri Ratwa Yezu by'umwihariko nyine abantu barayikunze, barimo abavandimwe, inshuti, abo tubana mu makorari, abantu benshi baduha feedback kari byiza ko twakomereza. Kora mu nganzo. Nindutarati neza yawe Yezu, nindutarati impuhwe zawe mwami, n'urukundo rwawe rw'agahebuzo, Yezu mwiza ratwa ganza iteka. Iyo niyo nyikiriza yayo. Yego. Hari akandi se watunyurize kugira ngo abakunzi bacu bakomeze kuryoherwa n'ibihangano byawe? Kandi nabanyurizaho bo ni twinshi, hari utwenda, hari izo ntarasohora, sinzi niba nabanyurizaho wenda ko ntarasohora kugira ngo n'abakopeze cyangwa se babandi barumasha batagira akantu batwara mu bihangano byawe. Wenda hari izo duteganya gushyira hanze, hari izo turi gukora muri studio nka audio, sinzi iyo wenda umuntu yashyiraho niba ari isanzwe. Nacyo mu buzima bwawe naho hari muzo wahanze zagufashije usibye umaje kuririmba watunyurizaho iyo ngiye. Reka mbashyiriho wenda nk'iyabatisimu. Yego kuko tukora mu byishimo cyane. Yego reka mbanyurizeho kuyabatisimu abantu diocese bo muri minsi uherereyemo. Yego diocese ndi muri diocese ya Nyundo paroisse Stella Maris. Ariko ukabukomoka muri diocese ya Cyangugu. Diocese ya Cyangugu. Yego ubwo rero uvuye wambutse Ikivu. Nambutse ishyamba rya Nyungwe ndakomeza n'Ikivu byose. Nigeze nyura amazi. U Rwanda muri rugari turagenda hose. Amatara araka. Ibintu bimeze neza. Wagiye kuba wese cyangwa ninjoro. Igihe cyose uragenda. Amahoro twagiye. Yego kubanyurizamo kuyabatisimu nayo nteganya kuzasohora. Yego. Niduhimbaze isakramento ry'abatisimu, ni kimenyetso kivuka ryacu rishya, Kristo adukiriza n'ibyaha tukazukira mu buzima bushya bw'abana b'Imana muri kiliziya ye. Ariko turi kuhimbaza yubile y'imyaka 125 inkuru nziza igeze mu Rwanda iwacu, tukanahimbaza yubile y'imyaka 125 gucungurwa kwa muntu. Izo yubile zivuze iki ku buzima bw'umukristo? Izo yubile zivuze iki ku muhanzi? Izo yubile ni igitangaza. Ariko muri diocese cyangwa harimo ibanga. Imyaka 125 byatangiriye. Nibyo ni ibanga wabonye ko byabereye Ishangi. Ishangi. Episkopi bose ntago nari impari, ariko twabikurikiranaga. Buriya ni wacu ku Nyundo yubile y'umuryango. Ni izaba. Yubile rero ku mukristo ni igitangaza cyane. No kuvuga ngo abo bahanzi bose wumva ubukristo bwose ntago bwari gukunda nyine. Iyo kiliziya bitarakuze. Yego. Ubwo yaravutse irakura, ubwo turi kubihimbaza. Turishimye. Nuko bimeze. Ako numva wowe uri mu diaspora. Kuvukira muri diocese ya Cyangugu ukaba muri minsi muri diocese ya Nyundo. Abepiskopi babiri. Ni nyine urumva u Rwanda ni rwiza. U Rwanda ruragendwa, ntabwo ya gahunda yo kuvuga ngo wahe ntawe bikiba. Ntawe ukibigenderaho. Umunyarwanda aragenda agatura hashaka. Nta kibazo rero, by'umwihariko indirimbo zacu zo uko ziba zanditse ku manota nta limite. Wajya Nyagatare ni Rusizi amanota aririmbwa kimwe. Iyo mpamvu aho tugeze hose turisanzura tukisanga. Murakoze cyane. Kuko yabivuze yatangiye bibwira, ariko hari umuntu ugifungura inyakira amashusho zacu. Ongera musubiremo uko byaje ndetse n'amazina yawe. Ni twakize inshuti Alex nkuko nyine nabivuze, umuntu ugifungura uko byaje nababwiye ko bituruka mu muryango. Buri ababyeyi uko badutoza biradukurikirana. Umubyeyi wanjye donc yaririmbaga akadutoza indirimbo zo mu gatabo k'umukristo. Izo rero zatumye tutangira no kuririmba turi bato. Inspiration iza gutyo nababwiye ibya mukuru wanjye witwa Seyoboka Imana Inyasi. Yamenye umuziki imbere yanjye. Atariho. Arahari. Yego. Nawe aririmba mu makorari y'i Kigali. Ubuse ayagana he? Aririmba mu Busanza. Mu Busanza. Hano hakurya iwacu. Ariko twagiye tubana mu makorari, Saint Paul twayibanyemo.
n'iz'Icyangugu iwacu. nakuriye amakuru ambwira ko wabaye muri do Kigali uba muri Saint Paul uyu munsi ni muri Magnificat yari muri diocese ya Nyundo. Bisobanura iki ko mu makorari nkayo ngayo akomeye hano mu gihugu wacu? Bo kuba mu makorari menshi nabibabwiye ni uko wa muziki wacu nta limite ugira. Noneho by'umwihariko nta muntu utaba yifuza gutera imbere. Iyo ugiye ahantu wifuza kujya muri korari nziza. Korari nziza burgira nakuzamura harimo abakwigisha ugenda wigiraho. None na za zindi twita ko wenda zitarazamuka cyane nazo tuzijyamo kugira ngo dutange umusanzu wacu nazo zigende zizamuka. Rero ko mu makorari menshi biratwubaka. Uhuramo n'ibitandukanye ibyiza n'ibibi byose bigufasha bikakubaka ukaba umuntu nyamuntu. Alex wakoze cyane tumutagana ku musozo kiganiro cyacu ko hari agahinda abahanzi mujya mugira. Murahanga mukandika mukarara amajoro. Muretse kuganira na Rwanyange umubyeyi uramuzi. Yarafite agahinda kenshi. Uyu munsi ndimo zanyu zisubirwamo n'andi makorari bakazicuza ku ma YouTube channel bakabona inyungu. Uyu munsi we n'icyo bivugaho? Bo buriya umuntu ntago yibereyeho ubwe. Mu by'ukuri ko warakoze ikintu kikaba hari umuntu cyafasha ahubwo wagombye no kwishima. Yego nta muntu utaba yifuza kuzamuka ariko ukorera Imana ntabwo yandagara. Nuvanga ibyo bihangano byacu babiririmba bakazamuka twashima Imana. Ko burya umuntu yimwe yazamutse nawe uba wazamutse. Nuko bimeze. Nta kibazo. Tugana ku musozo ndagira ngo ugire ubutumwa uha abavandimwe muri diocese ya Cyangugu. Unatubwire ku muziki muri diocese ya Cyangugu umeze agire n'abavandimwe muri diocese ya Cyangugu gutashya ariko rero ku mubyeyi nyiri cyubahiro Musenyeri wa diocese ya Cyangugu Edward Sinayobye unyarukire di hariya muri diocese rwose ya Nyundo urimo udusoza umubyeyi. Yego turasuhuza umwepiskopi wacu wa diocese ya Cyangugu nyine nkuko mwabivuze Edward Sinayobye turanamukunda cyane. Yego by'umwihariko burashyigikira abahanzi nubwo nyine ntabampari cyane ariko mandeba abagenzi banje babica mu mpaka uburyo bica mu mpaka bamushyigikira ubwo turamusuhuje n'abasasaridoti ayoboye kuko ni umubyeyi wabo. Ndasuhuza padiri mukuru wacu wa paruwasi ya Nkanga yitwa Felix nawe ni imfura ni umubyeyi mwiza nawe aradushyigikira nubwo aho tuba turi hose abatuzirikana. Turasuhuza umwepiskopi wa diocese ya Nyundo Anakreti mwumva neza nawe akunda umuziki akunda amakorari by'umwihariko akunda korari yacu Magnificat. Ibyo bintu birashimishije. Turashimira padiri mukuru wacu wa paruwasi Stella Maris Maria Mungu Jeanne Pomusene ni n'umunyamuziki baramuduhaye turishima aradufasha kigikira abahanzi ko muri za ndirimbo nasohoye yararimo n'abandi bapadiri. Urumva abasaseredoti yo bakubaye hafi bakagushyigikira biba ari byiza. Ndasuhuza n'umuryango wanjye madame n'abana ego abo tubana muri korari Magnificat no muri mpuzamakorari yose yo kuri Stella Maris. Murakoze cyane. Murakoze.